hano yatangiriye kuri speed yo gutsinda yo ku rwego rwo hejuru. Uyu mukobwa yatsinze igitego cya kabiri twatsinze ikipe ya CBE. Afite imbaraga nyinshi cyane. Avukana na Pierre-Emerick Aubameyang mu masano ya kure ariko. Mu masano ya kure. Nkuko nanjye bimeze kuri Rukara rwa Bishinga. Mu masano ya kure. Reka ntumire. Eyang Ngwema watsinze igitego kuri match y'Inyemera akanatsinda igitego kuri match ya Nyagatare. Welcome on the stage. Amashyi menshi cyane kuri we. Amashyi menshi cyane kuri we. Tukiri kuba nominees. Uyu mukobwa ari mu ikipe y'abakinnyi 11 baranze Sekafa y'abari n'abategarugori. Ni umukinnyi mushya yakinanaga n'uyu. Nkaho ibyo bidahagije, uku kwezi kwa 10 yatsinze ibitego 2 kuri match ifungura, no muwinga arongera atsinda ibindi bitego 2 kuri match ya kabiri yakurikiye. Ibitego 16 square root, ubwo ni ikikubo mu Kinyarwanda. Ibitego 4 muri 16 biri ku mugongo we gusa. Amashime cyane ku mwari wase. Welcome on the stage. Amashime cyane kuri we. Yego, iyi suro kuri match y'Inyemera. Arongera bakiri Nyagatare yinjira mu kibuga asimbuye atsinda ibitego 2. Ladies and gentlemen, put your hands together for Gikundiro Scholastic once again. Nawe yaje. Hano birangoye cyane. Ese niba uri buze gutwara iki gihembo mana yanjye? Yakinnye neza, n'uyu yakinnye neza. Ariko se reka ntungure umwe muri bo reka mutungure. Umwari wase. Bibaye ngombwa ko ari wowe ujya kuri pano yo gutanga igihembo cy'umukinnyi w'ukwezi kwa 10 mu bari n'abategarugori abo mukinana wagihana. Yachi sindareba ngo ndebe niba ari we cyangwa niba atari we, ariko mu byubahiro byabo reka numire Abraham Kelly ndetse na SG wabo babanze baze hano ubundi tumenye ugiye kwegukana iki gihembo. Matisi uri gukora muri protocole terura icyo gihembo. Igihembo kiranasa neza cyane mana we. That's good. Yego, welcome on the stage. Negirane gutya kugira ngo tufashira hano. Yego, wasiriwa itava hano. DJ, reka tugende tumenye watsinda iki gihembo. DJ, let's go. DJ mpindurira unzane muri bwa buryo bwanje kugira ngo n'umutima ubanze ubaryemo gace n'abariko. N'abakobwa 3 bose bakoresheje imbaraga nyinshi cyane. Gikundira bitse igihembo cy'ukwezi kwa 9 yagarutse ku yindi shuro. Umwari wase aje bwa mbere ariko agarukanye imbaraga zidasanzwe. Eyang Ngwema nawe araharameze neza. Then uwatsindi iki gihembo ni umwari wase Tuja. She's the winner. Amashime cyane bamushyikiriza igihembo cye. Wow, byiza cyane. Igihembo cyiza cyane gisa neza cyane. Amabara ya Paul ndetse n'ukwezi atsindiye iki gihembo umwari wase. Baramusuza cyane bamubwira batuzongere kuri bya bitego. Awe mugifashe cyane ibe abafotografi batari bakora. Axel amaruka. Reka sabe bagikundira bamuryaga foto kamwe ubundi bigengeje. Thank you Gikundiro and Ngwema. Hanyuma reka bagusigarane wewe babanze bakuryaga foto uri wenyine. Egera imbere gato, egera imbere. Aha. Ariko umuntu wasize aba yishimye pe. Reba ukuntu yishimye.
cyangwa ifoto ndayishe mwasoje voilà amasegonda 30 yonyine. Ukwezi kwa 10 utsinze ibitego 2 kuri match fungura ya Inyemera, urongeye kuri match kuri Nyagatare ibitego 2. Uri mvuto nyuma gutsindira iki gihembo? Ndishimye cyane kuko niyo ntego yanjye muri Rayon Sport, gutsinda ibitego byinshi no kwitwara neza muri rusange. Uri umukinnyi wadufashije cyane muri Sekafa pe, uri mu ikipe ya 11 bitwaye neza, ugarutse no muri champion ukwezi kumwe maze gutsinda ibitego 4. Bibuze kwiyongera cyane, bifashijwemo n'abagenzi banjye bizakunda. Butumwa ki kuri aba bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bose bari hano barimo barakureba? Icyo nabasaba nuko bajya baza buri munsi kutureba kuri match, ntago mbabona, ndagira ngo bazaze bazabona ibindi bitego byinshi cyane, n'abagenzi banjye dufatanyije bizagerwaho. Murakoze cyane, tumwifurize kuzagaruka no mu kwezi kwa 11. Thank you so very much. Wakoze cyane, wakigendera stage ukayisigira cya Wasiri cyonyine kibishinzwe. Wasiri wenyine. Thank you. Agume hano hafi. Asabye ibintu bari byo cyane. Thank you. Twagiye DJ, twagiye dusimbukaneho gace kugira ngo twite twishira mu bagabo. Yeah.